Top 5, the best parts of the day. Waba warigeze kwicara ukumva umuntu arateruye aravuze ngo uwakongera akangira umusore? Niba mu mutima wawe igisubizo ari yego, menya ko atari wowe wenyine. Igihe kiruka vuba kandi ntawe wagihagarika. Cyo kimwe n'ubuzima, bwiruka vuba kandi guhombya ubwabyo bishobora kugusiga wicuza. Ubuzima nabugeranya nk'amazi umuntu abumbatiye mu biganza, wayarekura agasandara ukaba utakiyayoye. Umunyamerika w'ikirangirire Warren Buffett, uyu akaba ari umuherwe wa gatatu ku isi, niwe wivugiye ngo ubuzima ushobora kubwubaka imyaka 25 ukabusenya mu munota umwe. Buri muntu wese kuri ino si afite ubuzima, akaba ashobora kubwangiza abizi cyangwa atabizi, akamera nk'aya mazi asandara ukaba utakiyayoye. Kandi wibuke ko igihe cyawe iyo kirangiye n'ubuzima bwawe buba busandaye. Iyi ni The Top 5. Uyu munsi turavuga ku bintu 5 byangiza igihe cyacu n'ubuzima. Icyo usabwa ni kimwe, ni ugukora subscribe, ugatanga igitekerezo, ugasharinga mu nshuti zawe, ubundi tugakomeza kubana. Ikiri ku mwanya wa 5 mu bintu byangiza igihe cyacu n'ubuzima ni ugukora akazi utishimiye. Karoshi, iri rikaba ari izina rizwi bikomeye cyane mu gihugu cy'Ubuyapani. Risobanura gupfa bitewe no gukora akazi utishimiye kandi amasaha y'ikirenga. Ushobora kuba wahita wibaza ngo ibi biterwa n'iki? Yego, umuntu akora akazi ngo agire ubuzima bwiza, ariko nanone gukora akazi utishimiye bikaba byakutakariza icyizere, ukiheba, ntugire umunezero, kuko uba uri gutekereza kuri gutakaza igihe utazabasha kugarura. 70% by'abakozi bakora akazi batishimiye. Abenshi muri bo uzasanga barambirwa vuba, bakagira ukwiheba ndetse bagatakaza umunezero, aribyo bibagezaho. Rimwe na rimwe ntibiyitaho, ntibubahiriza amabwiriza yabo bakorera, cyangwa se banayubahiriza ntibanyurwe n'imirimo yabo, kuko baba bari gutekereza ko ari izindi nshingano bateye umugongo bagakwiye kuba bari kuzuza. Ibuka neza ko igihe kingana n'ubuzima. Ikinyamakuru Forbes nicyo cyanditse ko 79% by'abakozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bareka akazi kuko baba batakishimiye. Biroroshye, kora akazi wumva wishimiye, bizagufasha ugakora neza kandi kaguteza imbere. Ntuzite kuba kuvuga nawe bagusebya, nizeye neza ko aba ari bo bazagutangira ubuhamya. Ikiri ku mwanya wa 4 mu bintu byangiza igihe cyacu n'ubuzima ni ukudakora ikintu mu gihe cyacyo. Ni kenshi mu byakibura umwana wati rya ibyo biryo bitarahora wa mwana we. Ni ukubera icyo ujye kuganira n'inshuti zawe ufite ibyo ugomba gukora muri uwo mwanya. Ni ukubera icyo ugira muri telefone na filime kandi ufite umukoro ugomba gukora. Ndabizi neza kuri kwiburanya ukitsinda. Umurasi we wenyine. Ikinyamakuru gikomeye cyane cyo mu Bwongereza cyitwa The Guardian gisobanura mu nkuru yabo bise The Loss of Arts Concentration, Being Distracted in a Digital World, ko umubare munini wabyo isi bari kurwana intambara yo kumenya gukora ikintu mu gihe cyacyo. Ibuka ko igikorwa icyo ari cyo cyose cyagenewe igihe cyacyo. Nudakora ikintu mu mwanya wacyo bizakuviramo kurwara umutwe udakira, uhorane stress, bigucanga buri icyo ukora n'icyo ureka, uryamo buri bitotsi, utangire no gutakarizwa icyizere, ariwe biturutseho ube wangije ubuzima bwawe mere nka y'amazi asandara ukaba utakiyayoye. Ikiri ku mwanya wa 3 mu bintu byangiza igihe cyacu n'ubuzima ni ukuvuga abandi no kunegura. Bitangira uvuga inkuru wabwiyeho cyangwa wumvise, bikarangira uhimbye inkuru zawe bwite. Amaherezo y'abanegurana ni uko batakara mu isi y'ibinyoma. Benshi turyoherwa no kuvuga abandi no kubanegura, nyamara ibuka kuri gutakaza igihe wakabaye uri kubyaza umusaruro. Bingana no kugura igicuruzwa ugasanga cyarataye garanti. Yego, uzabavuga unenga ibyo bagezeho, ariko bizakugiraho ingaruka mbi z'igihe kirekire, harimo guhabwa akato muri bagenzi bawe kuko bagufitiye ubwoba ko amabanga yabo bazayamenera abandi, ukaba wahawe akato utyo bikangana nk'uko ubisi iri kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ibyo byose bizagutera agahinda kuko uhombye inshuti wari ufite, uhorana ikimwaro, ubura amahoro, unicuza igihe watakaje wari ukwiye kubyaza umusaruro, utakarizwa icyizere, wumve ko nta gaciro gifite. Umushakashatsi mu by'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu Jeremy Den niwe wasobanuye ko bigutwara iminsi 21 kugira ngo uremo umugenzo mushya.
ariko bishobora kugutwara imyaka kugira ngo ucikeho. Kuvuga abandi ubanegura aribyo bikuzamo guhimba inkuru z'ibinyoma, bikurikira igihe kandi wangije ubuzima bwawe bukamera nk'ay'amazi asandara ukaba utakiyayowe. Icya kabiri mu bintu byangiza igihe cyacu n'ubuzima ni uguca inyuma umukunzi wawe. Birababaza mu buzima gutakaza igihe cyo wakundaga kubera kumuca inyuma, kuko bikugiraho ingaruka mbi cyane kubera kuba wishe isezerano mwagiranye ririmo kutazamutenguha, kuzamurinda icyamubabaza, uzamuhora hafi, ariko mu gahe gato nk'ako guhumbya ntagereranywa nko kuzimya buji ukaba uterewe icyizere wagirirwaga. Ahari umunezero agahinduka kwiheba, ibyari bitwengera bigahinduka amarira, ukaba wiyambitse umwambaro uhindanyije uzakugora kwiyambura, ukaba utaye agaciro utyo. Icya mbere mu bintu byangiza igihe cyacu n'ubuzima ni ukwigaragaza nk'aho ukize kandi ntaho uragira. Waba warigeze kujya kuri Facebook, wamara kuba inshuti n'umuntu, wareba profile ye ugasanga avuga ko yize muri Harvard kandi atararangiza kaminuza. Buri muntu wese afite inzozi zo kuba umukire, ariko wibuke ko kuzikabya bisaba kuziharanira, kubikorera, kubibirira icyuya, yemwe bamwe bakanabimenera amaraso. Kwigaragaza nk'aho ukize kandi urwego utararugeraho bikwangiriza igihe n'intambwe nke wari warateye ukazihomba kuko hari izo uba ushaka gusimbuka. Hamwe n'umwaduko w'imbuga nkoranyambaga nka za Instagram, Facebook, ibi byabaye icyorezo cyane cyane mu rubyiruko. Ibyo byose bituma ugira ibyiyumviro bibi, kumva ugomba guhindura inshuti wari usanganywe, ukagendana n'abo wibeshya ko muri mu rwego rumwe, ugasanga uri guta igihe cyawe mu bitagufitiye umumaro. Igihe kikazagera ugasanga warishutse abo mwari mu rwego rumwe ukisanga baragusize, bikagutera ishyari ribi, umunaniro ukabije, ukiheba, ukabura amahoro kuko wisimbukuruje, ukaba wangize bwa buzima bwawe ukamera nk'ay'amazi asandara ukaba utakiyayoye. Mukomeze kugubwa neza. Iyi yari The Top 5, naho ubutaha.